ubundi abahanga bavuga ko uburozi busumba ubundi ari imyemerere. Basobanura ko iyo wabashije gucengezamo umuntu imyemerere uba wamushoboye. Bityo rero abazungu bakoresheje Imana kugira ngo mwumve mwaba misiyoneri mwe, mujye mwigisha abanyafurika gukunda ubukene, kugira kwihangana no kwiyoroshya. Mujye mwigisha ko amahirwe nyakuri ari mu ijuru, kuko nitubashishikariza kureba mu ijuru tuzabakuramo inyota yo kurwanya akarengane kabo hano ku isi. Mujye mubabwira ko ibyubahiro biri mu ijuru, ariko mwe mujye muguma mubone ibyubahiro hano ku isi. Aho bakangisha abantu kuzahura n'amakuba akomeye mu gihe badakoze nk'uko Imana ishaka, maze ba mutima watashywe n'ubwoba bakabuganiza ibya 10 n'amaturo mu biseke, kandi nabo ubukene buri kunuma. Akaya mvugo twabonye ngo muzabigishe gukunda ubukene, nko muri Nigeria, Kongo ndetse n'ahandi. Ariko ngujya gutera uburezi arabwibanza. Muribuka ko mu Rwanda twari dufite Ryangombe ndetse na Nyabingi, ariko tukagira n'Imana yacu irirwa ahandi igataha i Rwanda. Munyemerere dutangirane n'iki kibazo: Imana ibaho cyangwa ni umugambi wo kuyobya? Hari igihe umuntu yibaza ati, ese koko Imana yabayeho mbere y'umukoroni cyangwa yadushyiriweho nk'igikoresho cyo kudutegeka? Aha ni ikibazo nyamukuru gishingiye. Hari abemera Imana batizigama, hari n'abavuga ko ari igitekerezo cy'ubwenge bw'abazungu bashakaga guca intege abanyafurika no kubambura byose: ubutaka, ubwigenge no kwemera kwabo. Hari igitabo cyitwa You Will Marry When I Want. Harimo amagambo agira ati: A white man came in Africa with Bible in left hand and sword in right hand. Tugenekereje mu Kinyarwanda bati, umuzungu yaje muri Afrika afite Bibiliya mu kaboko k'ibumoso ndetse afite inkota mu kaboko k'iburyo. Kumva ibi ngibi ni agaterera nzamba, ariko niyo mpamvu dutandukanye. Iyi nkota ivugwa ni ubukoroni. Abazungu baje bikinze inyuma Bibiliya, ariko batuzaniye ubukoroni. Bari baje gusahura umutungo w'Abanyafurika. Mu rwego rwo gusobanura iyi ngingo, turasesengura uko idini ryazanywe, uko ryakoreshejwe mu gukoroniza, n'ukuntu ryagize uruhare mu kubuza Abanyafurika ubwigenge bw'ukuri. Iyi ni Miyaboss TV, ikaba yariyemeje kuba umugaragu w'abakunzi bayo. Maze rero musangize abantu iki kiganiro ku mbuga zose mukoresha, maze dukomeze kwanda kandi dutere imbere. Naho nge mugiye kubana ni Songa Milagre. Ibaze kuri aya magambo: Imana y'abakoroni, amateka y'idini nk'igikoresho cyo kugenzura abantu. Abakoroni baje bafite ibyuma, imbunda n'ibitabo bitagatifu. Abamisiyoneri baje mbere bigishaga urukundo, imbabazi n'icyaha. Ariko nyamara hari ikintu kimwe cyahishwe inyuma y'iyo myigishirize: gucengeza ubugwaneza no kwica umutima w'umwirabura. Idini ryakoreshwaga nk'inkingi ya politike y'ubukoroni. Ubundi abahanga bavuga ko uburozi busumba ubundi ari imyemerere. Basobanura ko iyo wabashije gucengezamo umuntu imyemerere uba wamushoboye. Bityo rero abazungu bakoresheje Imana kugira ngo nahume imitima y'Abanyafurika. Abakoroni bashyize imbere Imana yabo n'imico yabo, bitiye Abanyafurika imyuka mibi. Mbere y'uko abazungu baza muri Afurika, Abanyafurika bari bafite uko basenga ndetse bafite n'Imana zabo, nko muri Nigeria, Kongo ndetse n'ahandi. Ariko ngujya gutera uburezi arabwibanza. Muribuka ko mu Rwanda twari dufite Ryangombe ndetse na Nyabingi, ariko tukagira n'Imana yacu irirwa ahandi igataha i Rwanda. Ibi bigaragaza neza ko nta kintu gishya abazungu batuzaniye. Umwirabura yahawe inkuru y'Imana, maze atakaza ishyamba rye, isoko ye n'ubwenge bwe. Abazungu bamaze guha umwirabura inkuru y'Imana, bamuhumye amaso, maze nawe abegurira amashyamba, isoko ye ndetse n'ubwigenge bwe, kuko bwa burozi twavuze bwari bwamaze kumurenga, atakibasha kubwikuramo. Indi ngingo ni iyi baruwa ya Leopold wa kabiri, umwami w'Ababiligi, yandikiye abapadiri bajya kuza muri Afurika. Umwami Leopold wa kabiri w'Ubabiligi yandikiye abamisiyoneri bajyaga mu gihugu cya Kongo, abaha amabwiriza y'uko bagomba kwitwara. Iyi baruwa nubwo itavugwa kenshi mu bitabo by'amateka asanzwe, irimo amagambo akomeye agaragaza uko abakoroni bifashishije idini mu kwigarurira Abanyafurika. Mwumve mwaba misiyoneri mwe, mujye mwigisha Abanyafurika gukunda ubukene,
kugira kwihangana no kwiyoroshya. Mujye mwigisha ko amahirwe nyakuri ari mu ijuru, kuko nitubashishikariza kureba mu ijuru tuzabakuramo inyota yo kurwanya akarengane kabo hano ku isi. Mujye mubabwira ko ibyubahiro biri mu ijuru, ariko mwe mujye muguma mubone ibyubahiro hano ku isi. Iyi baruwa igaragaza neza ko idini ryakoreshejwe nk'urufunguzo rwo guheza Abanyafurika mu mwijima kugira ngo badashobora gutinyuka guharanira ubwigenge n'uburenganzira bwabo. Indi ngingo ya gatatu, iyobokamana ryakoreshejwe mu kuniga ubwisanzure. Abanyafurika biyambuye imyemerere n'imibereho byabo bya gakondo maze bayoboka iby'abazungu batanazi inkomoko yabyo, aho usanga imico, imyemerere, imibereho by'abazungu byarabasa Abanyafurika. Ubu Imana isigaye ikoreshwa mu gushyigikira ubutegetsi, aho iyobokamana risigaye ryarivanze muri politike ku rwego rwo hejuru. Imana isigaye ikoreshwa nk'igikoresho cy'igitugu, aho bakangisha abantu kuzahura n'amakuba akomeye mu gihe badakoze nk'uko Imana ishaka, maze ba mutima watashywe n'ubwoba bakabuganiza ibya cumi n'amaturo mu biseke, kandi nabo ubukene buri kunuma. Akaya mvugo twabonye ngo muzabigishe gukunda ubukene. Ubu ubuyobozi bw'amadini n'amatorero busigaye butegeka abaturage kurusha uko ubuyobozi busanzwe bubayobora. Urugero rufatika ni Papa, aho usanga barusha ubutware n'igitinyiro abayobozi benshi bo ku isi. Bigaragaza ko idini n'imyemerere byamaze kuganza mu mitima y'abatuye isi, by'umwihariko muri Afurika. Abahanga bashyize ibi hanze ni intwari z'ibitekerezo nka Frank Fanon, Ngugi wa Thiong'o, Cheikh Anta Diop. Ariko reka natwe twibaze iki kibazo: ese Imana ntibaho, cyangwa n'Imana yacu itarigeze ihabwa ijambo? Iyo dusenga Imana itarigeze ibarirwa mu mico yacu, ntituba tuyisenga nk'Imana y'inyabutatu, ahubwo tuba tuyisenga nk'inzira y'umuziro. Iyo Imana ihindutse inkoni yo gukubita imbwa, iba atari Imana y'urukundo, iba ari igikoresho cy'uwafashe ubutegetsi. Mu gukora iki cyegeranyo twifashishije abahanga n'inyandiko zicukumbuye nka Frank Fanon, The Wizard of the Earth, Ngugi wa Thiong'o, Decolonizing the Mind, Cheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization, John Beatty, African Religions and Philosophy, BBC Africa, Archives on Colonial Missions, Leopold II Letter, 1990, Colonial Archives, n'izindi nyandiko zitandukanye. Ndagushimira we twabanye muri iki kiganiro kikaba kirangiye. Wibuke gukora subscribe niba uri mushya, share, like ndetse na comment kugira ngo tuzabategurire ikiganiro namwe mwagizemo uruhare. Njye mwabanye ni Songa Miracle. Iyi ni Mia Boss TV. Ibiganiro byacu nakagaruka.